Uwiteka Imana Nyiringabo, ega amahema yawe ni meza. Uwiteka Imana Nyiringabo, ega amahema yawe ni meza. Uwiteka Imana Nyiringabo, ega amahema yawe ni meza. Mutima wanjye ujya wifuza ibikari byawe, ndetse bigutera kugwisari. Mutima wanjye n'uyu mubiri nambaye, bivugiriza Imana ihoraho impundu. Mwami wanje Mana yanje, hahirwa abantu baba mu nzu yawe, abo babasha kugushima ubudasiba, babasha kukuririmba ubudasiba. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira nziza zigana i Siyoni. Iyo wanyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagindura ahantu h'amasoko. Imvura nyinshi y'umuhindo nayo ikacambika imigisha, kandi abo bagenda bagwiza imbaraga, buri wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana y'i Siyoni yo, kuko yemeye kugwiza imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira nziza zigana i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagindura ahantu h'amasoko. Imvura nyinshi y'umuhindo nayo ikacambika imigisha, kandi abo bagenda bagwiza imbaraga, buri wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana y'i Siyoni yo, kuko yemeye kugwiza imbaraga. Nakunda guhagarara umuryango w'inzu y'Imana yanjye. Ubu nakunda kwihagararira gusa ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, kuko bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha, kandi bikandutira kuba muri kabare k'inzoga, kandi bikandutira kuba mu mazu yubakitse cyane, kandi bikandutira kuba muri batere. Hari impamvu ituma ndirimba, burya hari impamvu ituma ndirimba. Kuririmbira Imana nkumva ndirimba, ntabwo ari uko ndimbura mukoro. Hariho impamvu ituma ndirimba, hari impamvu intera kuririmba. Iyo mpamvu intera kuririmbira Imana, niyo ngira ngo mbabwire muri make cyane. Icya mbere nuko Yesu yangishije ibyaha, amagakiza ku buntu ndakiguzi yansabye. Icya kabiri Data yansutse amavuta menshi cyane. Icya gatatu Imana ingirira icyizere,
ingabire umurimo utagirwa na buri wese ubonetse ikindi yemera kuzamana ubugingo izo ni impamvu zituma ndirimba izo ni impamvu zintera kuririmba mbona Yesu amaze kunkiza ibyaha mbona nguye mu bubata bwa Satani naramubwiye ngo data nzajya nkubaha ikindi kandi nzajya kuririmbira ubu n'amavi baho yambuza kuririmba ubu n'amavi baho yambuza kuririmba niyo ngwaye ndetse nkaremba iyo Yesu ankijije mpita njya kuririmba na kino ndetse ngasoza ibyo simbyitaho ubwanjye kuririmba nageragezwa ngatukwa cyane izo si impamvu zimbuza kuririmba gutwita no kubyara ntibyo mbuza kuririmba iminsi yanjye ntizapfa ubusa ntabwo nzi iminsi nzamara mubeka ntabwo nzi iminsi nsigaje ku isi ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa niba ari mikeya ntabwo izapfa ubusa iminsi yanjye ntizapfa ubusa